muri menshi mfitiye ni my life nta rugamba ntarwana niyo map maneshi bro mfitiye mu gikapu don't touch nta kurasa mu rutugu this niggas twaye amakuru ni sasugiriye ntiyatakaza ingufu mfite amaso yabaye umutuku sayeless mind yanjye yicanga bakuru muri kuvuga ndi kwambuta jiga nataye hoski n'amarira wabona agahinda akazwe na pepa na pendo wona turi kwandika ingoma mubikosa no kwambika impeta ishori yiponaze mu bandi baniga ubwo buzima sinabupevera ndi bad boy but sindi ngegera ndacyari gutekereza tema nabahaye mucumbagiza n'abafrendi muhinduranya ntibwacya kabiri batarakumenya natangiye kwandavura kumva umunsi banshinja gucana inyuma Yo, what's up, party people? Peace up, itisani kani koti impa umunsi nabazare umwicanyi one of the youngins ariko babicanyi muri game bya dance bakwita ngo gute Igren wagwa let's go dutemo kadushyuwe Mandi ona shi jino gakinira nawe abapetesti niyo mpamvu wazanye imitsi ku rurimi kubera ko wugize snitch bro canira vuba iyo ski umusazi hano yigize kuci ubu nahani byimbabazi gasuye freestyle cyane mbisi mumeze mute mumeze neza ko karaka intro winjira washyuye tunamo verse none irirete muri menshi mfitiye ni my life nta rugamba ntarwana niyo map maneshi bro mfitiye mu gikapu don't touch nta kurasa mu rutugu this niggas twaye amakuru ni sasugiriye ntiyatakaza ingufu mfite amaso yabaye umutuku sayeless mind yanjye yicanga bakuru muri kuvuga ndi kwambuta jiga nataye hoski n'amarira wabona agahinda akazwe na pepa na pendo wona turi kwandika ingoma mubikosa no kwambika impeta ishori yiponaze mu bandi baniga ubwo buzima sinabupevera ndi bad boy but sindi ngegera ndacyari gutekereza tema nabahaye mucumbagiza n'abafrendi muhinduranya ntibwacya kabiri batarakumenya natangiye kwandavura kumva umunsi banshinja gucana inyuma uwitondaga nyuma arangira ikanga imihanda irahinduka ndirabura bro iyo nandika nta mikino simeze nkaho ushushanya inkoko unandukanye n'abarya kariho utazi kurapa ibiyabigwamo bro fego bitakaremo twese imihigo mpaka bicemo wasumwe muri twazagerayo cyangwa ibikore duhurireyo bro don't take it person so we naraburaga puta pow nukanambone nseka ugire ngo nge nawe ni power don't take it person so we naraburaga niga nukanambone nseka ugire ngo nge nawe ni power yes that's some bro shit man bra boro ni neza byahatari Jamindi ya page ndagarutse unandukanye n'amaniga wahabije kuko mwibitabi bikabije nibyo bikongozo kumvura ashoboye kiramwo space ndihagije ndihariye muri bato ngumenere abasaza banerera gate biva kuri genge naturikije mbere sinagurisha ikibuno uwo muvumo ni wo mbonekaho na bitch nafanaga yamvuye mu budu pota rasinda bakabitamo na bya bindi nzagara nkakoraho ntazagoho nazi nabivuyemo ndacyari mutonyeneye ko baho nitwahuza ugipusha pusi mu mvumo don't take it person so we naraburaga puta gra ukanambona nseka ugire ngo nawe power that's a bro bra boro iri out wape gabikiye mu kayola byose biracyari mu makaye boro ni neza byatari boro igomba kujya out gomba no gukora ibintu byinshi cyane abantu bakakubona like uba introduced ku muziki umenye uko utangiye gukora umuziki bwa mbere hari igihe ki shaganga hari like nko muri 2018 yafuka ko ngiye awuza dance man ngiye nari umubyinnyi sinzi ukuntu nabyutse numva guki byazamutse so nimba ari umubyinnyi rero bivuze ngo uri ibintu byinshi kazi industry ya dance hano mu Rwanda bimeze gute man abantu imaze gutera imbere ariko nowadays aba artist kabisa bose muri rusange mu Rwanda yaba muziki yaba ababyinnyi imyidagaduro myinshi man imaze gutera imbere nk'ubu ngubu umubyinnyi abayo akibeshaho icyo kimutunze ariko still uracyanabyina
nyine urumva byakugonga ariko ubu ngubu ngende muri kariyeri muziki kabisa music ariko bivuze ko n'ubundi za moves nta hantu zajya braze uri ababyinnyi rero ndarabubaha byadaje ko nimba ari ikintu gisaba practice za danje dance nugozaho dance kabisa dance zisaba practice za danje bro ureko ni boro zose nugozaho nugozaho kabisa n'ubwa mbere hano nakiriye umuntu w'umuraperi ariko wanabyinnyeho biri crazy man hari track wagiye ubyinaho z'abasani kera nka Weatherman na Ramujene ukora bya Bob bya traditionnel bya gakondo yitwa nde Uruti Joel for sure nabo none mfite abanzi ba kera uramuraperi w'umukobwa yitwa nde ba Young Grace oya w'umuraperi man ba Sandra Mirages bamwitande nanga ari kuza yakoranaga n'umugabo we mu baby w'inzobe ukuntu akoranaga n'umugabo we ngorapfa skip that shit man skip that shit gusa man bira amazing kuba uzi kubyina bro that's some real shit kabisa ibyo biboro ni byiza man byataye twitegure ko muri flow uzajya ukora mu ngo uzajya ufitemo n'ama moves man ama moves kuko buriya ni ibintu n'utu element tugenda nyine duhura tugakora ikintu cyiza man kimeze neza byataye cyaba ari ikintu ufite urusha abandi baraperi benshi kabisa for real. So ujya muri studio bwa mbere wabonye bakwakiriye gute, environment yari imeze gute, nimba ari ahantu utaruzi urumva ukabona urahageze tu wabonye bimeze bite? Ubwo njya muri studio bwa mbere man urahita useka niyo kizi umuniga nayo nagiye gukorera ikiraka cyo kubyina n'ubundi still yari umuhanzi bamwitaga Buryohe wa kera ni kera man Buryohe ndamuzi wa buriga akoraga ibintu anacuranga ibiporo bya gitari mujene twakubisaga performance ke ana member fresh kabisa shout out kabisa yamembye neza bya danger ako mujene akafta party tujya haboro batama freestyle nanjye ntamo ngunesura umusane ndambwati fo arambwata mu gitondo cya karama umagara ngiye ngwemereye sto bro nango naryamye urumva njyewe nari umubyinnyi ariko mfite bangi ngo naranditse ariyo ndirimba igihe cyose hano ngiye mvuga ntabwo ngiye nabo umuhanzi umujene ndamwinjira tondo kabisa saa 12 arambwira se kuko biseriye mane cyangwa ni za kabiri zanyabajene ngiye boro ndayifite yanditse arambwira ati tamo numva ndamukoma arambwira twagiye studio ndirimba ngomba kuyisohora ngeze studio nakoreye n'umunigamani ubu ngubu ni danje wina beat kiratazwa atamenyekana wina ndamufajo ani West umuraranza bambwira ati peti ibintu byihoreye waje kubeshya abantu kunanye gatono n'ubu ngubu still ariko byatandukanye mano baranda bamena stu barasara barambwira ati ibintu wabikora no nkabona ese mfira ubwonko ngiyeyo naje ndi umubyinnyi ngeze stu baranyangisha ko bambwira ati ibintu wabikora umuziki wakora bro ndabyuka njya kwandika ibigoma nkamagara siriyara ahubwo ikintu kirenze kuri ibyo bintu je ubwo nahita nkubwira urumva ikintu kirenze cya danje ushobora kuguma uri umuraperi sibyo kuko by'ubundi ni ikintu cyo kikurimo mane kikubiriramo nta hantu cyaje none izo boro za dance man iyo collaboration ibirenze izo boro ziba zirenze kabisa ngiye ikintu nakubwira izo boro zose reba ukuntu zihuza fresh urumva niyo move ariko kabisa that's some real shit kabisa banga ya mbere man
so tudatinze mu man nshaka kumva indi flow ya guys kamba ko biti ikiwapu sizo umva gutaza umwanza asiga umubiri nukuri nabimenye ndi muto ku myaka 12 byumvisha amatwi mbikundisha n'umubiri urwango rwonishi koze nikundira peace but byisi sometimes mbambona rikizi utandukanye inshuti no mwanzi nibisazi ngabahisi n'abagenza abo bose nabo nzi uburozi mujunditse mucire cyamo bumire nge sinzi niba kubigendana mu matama bikongerera imbaraga nge nawe ukumva twakira sinzi niba mutabibona ko nta muco mu kigira usibye kugwigize nzoga nyuma kagakubitwa step yose utambura itwereka aho uri kujya nujya unenguha ugaruka unatera java ngarukanye imbaraga nihangana mu kibuga nta n'inkuba idakira kereka ja atomora ubundi urinde uvuga ufite ifuka y'ikivunga akororema ntari bisayigwamo akatwatsa tekereza uteganya ubuzima nibukwanga na baba ndi waririraga bose bakabwaka ibyisi birahindagurika bimenye mwana gusa kuri nge ntabwo banyigiriri nguwo ninde ukubuza kuvuga iki kurimo ninde wabuze imigisha kukugeraho uwo ninde ubweja bw'uratuma urya ingoto ninde uwo ninde bra that's some raw shit man bise binere kuko ufite cadence ufite rhythm za new school zo mu madrill ukongera ukagira ball ziri old school urumva ziri hardcore wagira ngo uri nko mu generation abiri atandukanye tu muri generation y'ubu urakubita ball kabisa zikumva zirimo kabisa na ball za kera nk'iyo flow utayemo boro nazo zirenze kabisa bivuze ko man wumvisha umuziki kabisa nje ndi umunyamuziki bro kandi muziki nta limite igira kabisa ugomba kwisanyura mu bintu byose kabisa that's some real shit man that's some real shit ni bande bantu bakwinspiring hano mu Rwanda man nje mu Rwanda umuraperi wa mbere wakora ibintu kumva neza amwita Green Person Green P kabisa big man Green case bro mwihangane ka shout out ku muniga bita Holex maniga muniga none ubwo arenze cyane ariko imyandikire kazi aranyinspiring kabisa nubwo nanjye ari imyaka yanjye ariko kabisa kazi big time biba byiza man iyo wemeye ikintu man iyo wemeye ikintu kati uko bari uriya mupeti no mahanga no mupeti ari hadi koko bilevo nyine kabisa ufite ikintu kiri unique kabisa so uyu munsi wenda mu myaka 5 hereye uyu munsi muri kariyeri yawe ya music uribona ahantu hameze gute mu myaka 5 nta muntu wakifuza ibintu bibi ahwishwe byaba ari ibintu bya danger birenze man ariko uretse ko niyo bitahinduka mu myaka 5 nzaba nabakwitse bombe nk'eshanu kabisa mwarapfuye amatwi musigaye mwambara utwuma twatuntu tubumvisha neza ariko ja wallahi bana nanjye nkwereke agomba kubikora arabikorera umusaza ubundi nicyo twasabwaga izo support zanyu for real kabisa ufite track zingaho ubu ngubu tuvugana ubu ngubu ziri outside track nje mfite nimwe iri YouTube izindi naranabyumvishe yuko hari boro YouTube channel yawe ya mbere yagiye ko barakakuri ariko za bouncing back that's some real shit ubu boro nje mfite nanguzi ani za dropping tu izo ngizo rero n'iz'umuntu abashaka ariko asep kabisa ndabatanga SAP tukiri ngaho tudutama the flow tudushyushya mid wowe ni film ndagabura sindi nkaya maniga kibirangura amanywa nijoro murarahura benshi muri mwe miziki muragura iyo mpamvu muririmba gusa nuzanyumva ndi gukotora everywhere nyura mu makata kuri inshoro n'injye ufite ikarita amashyari mugira mu mutwe kandi ngo tuzi ko ari mwe mukuze mumeze nk'abagabo batwite muhora n'iseseme no mu babire umufungo n'ubwanjye ari muke cyangwa gitabuka gendana nanjye dore umukoro nguyu mukore ngapana kwibaraguza ngo
nakuze nta show nta mikorere niga nta do nta gutumira sida numbanza ntumiza agasiga rikayiraza nyuma yo kukwica nta show nta mikorere niga wagwa that's some shit. I like that shit, man. Iyo ni banga bita diaspora wongeye n'ukuzamba koma nk'abakundisha wapumuga power gusa mu byumva mudasora kandi mu by'ukuri mukunda ingoma bamwe namwe ni muntu abikunda mukavumonga yino murasunda iyo muri iriya boro diaspora je narayumvishira ngoma nimwe no mu bintu byatumye mvuga ati umusaza agomba kuzamo hano urumva umusaza agomba kuzamo hano akayumvisha abantu ibi bintu numvishe akabyumvisha abandi bantu man iriya boro ya diaspora tijurire kandi uhita ufatiraho na karasi ko karasi niyo yankomye byatanje ngo ngendi diaspora kuri buri umwe dukundira ingoma ngo ngendi diaspora ngo uzibatamo gato munsi kenyonga bro ngendi diaspora kuva imahanga kugera mu Rwanda ngo ngendi diaspora spora ngiye n'ukuzamba koma nk'abakundisha wapumuga power gusa mu byumva mudasora kandi mu by'ukuri mukunda ingoma bamwe namwe ni muntu abikunda mukavumonga yino murasunda iyo mwiye bro ndazakunda kumva ariko nakantu anika gutengwa ari wakira ariko shout kaze nta bintu birenze ngiye n'ukuzamba koma nk'abakundisha wapumuga power gusa mu byumva mudasora kandi mu by'ukuri mukunda ingoma bamwe namwe ni muntu abikunda mukavumonga yino murasunda iyo mwiyahuza ayo macupa y'ishori ngo nizo mutamizo miya iyi njyana abapani bande bafite ubushake ngo ducize impaka izi ngamba n'amashyari tubikure kuri boda tubyambutse mpaka generation yangiriye power harimo abapeti magana bashona gusa mwanga kuduha ibikorwa depression nimwaduteye mu mitima ko turindwa n'Imana rurema idutama amagambo tuvuga iyo turi kwandika amarira imitwira turya tukarira gusa nuza tubura mu nzira turi guseka twishimye gusa gahunda no kubafata kuwunda rap ambassador nyita kazina ngo ndi diaspora kuri buri umwe dukundira ingoma nge ndi diaspora uzibatamo gato munsi kenyonga bro nge ndi diaspora kuva imahanga kugera mu Rwanda ngo nge ndi diaspora spora pow. That's some real shit. That's some real shit. Hey, iporo ndayemera byatari me like bro. Umuhungu nubwo YouTube channel yiwe ya mbere bayiriye ukaba utabasha kumufatisha ku mizigo yiwe ihari yari imaze no kugera ahantu henshi kabisa bari kubaka ibintu bishyashya nicyo gihe rero kugira ngo umuntu ukunda hip hop umuntu umvishe izi flow akumva zirarenze amugaragariza urukundo aje kuri staff ziyo zose amufollowing areba ibintu byiwe ejo n'ejo bundi ashobora kubyuka yabaye undi muntu man ibintu bihera hano twese turi ku gaso katanje meda for so uretse hano mu Rwanda abajene wambwiye worldwide ku rwego rw'isi yose ni bande bantu bakwinspirinze gukunda umuziki umurara bita Kendrick Lamar for sure K-Dad Eminem tukiri kuri icyo kintu Kendrick Lamar na Eminem that's one part of the game none hari na ya part ya dancing man iriya boro yanshiniye byatari iriya boro yo none nitubona kwinspirinze ukibitangira birabibo nkibitangira ngewe abantu benshi mane twebwe twakoze twirebera CB byo nta muntu atashinuraga nta numwe kabisa ako ngewe nakuze nikunze afro dance kabisa hano za Nigeria ari umurara wa kera abita Ibrahim Zenti yakoraga muri bo bita afro kasa ya kera ndayibona kabisa nanjye ndangiye practice ngavuga tunshaka kuba nkuriya muniga birangiye mana ubundi binkoreye wallahi that's some real shit man that's some real shit kubibona ndigisazi bro genda kubwira ngo urumva ugomba kwanza na video ya mbere uzakora je n'udakora collaboration y'ibyo bintu kujya utama amaflow ari umuniga merutse kubona boro yiwe aba upload ariko no umunyarwanda tu man ara flowing ariko bitewe na move bafitemo mu ngoma utubona ko ari ibintu biri legit kabisa ibintu biri legit bya uririmba no kubyina ibisho na birajyana man bro that's some real shit kabisa so
Boro ukoresha ama social media platforms zawe, umuntu ashaka kukureba, umuntu ashaka kumva ibintu byawe yagusanga ukoresha ayo mazina? I green nagendutse I green kuri Instagram I green kabisa green chats I green why I green kweriki wahisemo iyo Boro I green I ni njewe tu green ni favorite kara yanje favorite kara no ngiye nitwa Ishimwe Gile ko genda guhura. Wow man, that's some real shit kabisa, taza ibintu bijyanye na dissing muri game ya hip hop urumva ubibona gute? Na dissing umujama ka dissing undi niki ako ngiye mba mbona ari neza kuko biri mu bintu bifasha gupromoting abantu kuko urumva ariko nango bishatse kuvuga ngo tuje deep baby ani bi mu rwango twana creating something je nawe tukavuga ati wenda katubona to dissingana Gerango mbifata cyane nkaho ari bibi nubwo ari bibi tu ariko ubundi ngiye mbifata nka promotion kwa ushobora kumva umuntu kuko ahanze amatiku yabaye menshi umuntu anabipostinga gusa amatiku ba indimbo yawe ntayiposting ntanayumva ariko akavuga ati gire bamututse atukanye na runaka uko biposting na wa muntu utanzi akamenya ko gire w'umuhanzi yatukanye na runaka bikagwaza inspiration zo kuvuga ati sundi uwugire why green we bavuga kanje tiyubu ndebe yigiyeho ugapancuka uhita uguma aho ngaho bivuze ngo ubundi dissing ni sport ubundi muri hip hop ni ikintu kiba kigomba kubaho urumva ubundi hip hop kuva kera hose niko byabaga bimeze y'abagana battle n'iki n'abakera ngaho mba ngo hani araba blood araba creep shinga izo nyene ibintu biba byabaye ubyo kwicamo udukundi nkuri asimukunda uranda mukunda ni na kamera yacu abantu ubundi bivuze ko ari reality yacu niyo reality kabisa kuko twebwe tu aba artiste man nimba ngiye abo ahura na Zapa Boy tukajyana ikibazo ngiye nimbyuka mu mutwe wanjye n'ibyo birimo urumva ko byabintu nibyo ndi bwandike ko twebwe twandika ubuzima bwacu bwa buri munsi yaba ubwanjye yaba ubwawe ubwo mbonye uburi hariya uburi hanze kugira ngo umuntu wese yisangemo man, that's some real shit kabisa, that's some real shit. Noneho harakandi kabazo cyaho kubaza, uprefera umuntu ukora lyrics ziri hardcore zubaka kuruta umuntu ukubita nyine vibe za danje kikubitira vibe ari umuntu nyine ukubita boro za vibe ziri crazy n'umuntu wandika nyine ufite pen ya danje uhitamo iki? nkunda pen ariko nango duhora muri pen gusa kumva dukeneye ku outside mu mbari guturitsa ati yose ubundi ni ati wicaye ukandika imeze neza wayihaye umwanya ariko muri rap cyane cyane ko rap nanga ari ibintu byo kubyina rap ni cyo kwica umuntu aga feeling that's why nyine nkunda ko cyane ko imyandikire yawe niyo ituma umuntu akumva kandi biranashoboka yuko wanakwandika wanagira pen iremereye no muri beat iri na crazy too nabiriya Holix akora afite pen iremereye gace solo club ukabatamo ibintu byose kabisa na boro z'abana abarara benshi nsanga ngo kumva ngo kuri umuraperi ngo azingate ngo nango nakandika ko ari ku cyangwa kuri ikisemana muziki hose wawucuruza nta limit ni ati nyine that's some real shit. So umusaza dusoza kano kaboro nshaka ko uyitunamenti flow imwe ishyushye imwe ariko yandi tibikora neza let's go muzikunda mutazi kubaya mukatira injaga mugura indagara ngiyinjyana kugwamo nisawa ngo ikibazo green nza mfite ubukana nge ntare yinjiyemo murwa yije guhereza amasomizi imbeba bazaniga ndumura pugenda zamani nagire yabye we niga bibutse freestyle za majoro zanjye na koji mu mihanda y'Jose na Sony kidamudahushwa twibibitotsi ramsori majibi ni Rio sonda gutame yitwa mu biro yapi rapper wese mu gipimo gire isaso ryo ripimikiro yo maji shi bagira mu mituku jugujugu n'amaguru
bu njye flex ndagushyira ju ibyo byo bisaba kuba cool bombagira mu mituku jugujugu n'amaguru bu njye flex ndagushyira ju ibyo byo bisaba kuba ndimo gakungu gashaka ubukungu abaye ngo nkuru niyo turufu gucukura ibiceri niyo suku kubaka ayo mazu bisaba ingufu ndimo gakungu gashaka ubukungu abaye ngo nkuru niyo turufu gucukura ibiceri kubaka ayo mazu bisaba ingufu bro ari intiporo imwe ufite ushaka guhereza abanyarwanda hanyuma twikomereza abakunda rap resto Satani yatewe urwango mu mitima y'amaniga inzangano n'amashyari bajya gucuraguza ikiguzi cy'inzira bagushetera ubuzima Imana icana itara burya ni nayirizimya gakoshya afite benz wowe ugenda n'amaguru jugujugu mu mihanda ukagenda ubunzi nkuru iturufu no kwiguranga ubicari ibikuru gakuruza umutwe mu bitaka hafi ngikuzimu isi sijuru ibyo mu byumva mu makuru waba umwana cyangwa mukuru ujya mu rupfu usenga unsengera urukundo rujye hejuru dufatana akaboko tuzabona iryo juru ng'Imana imaye rap ngonye kine kinyarwanda ntabeshyurwa gasabo sinzi indimi z'amahanga dore ko n'amashuri yose nigiye mu Rwanda nta kubeshya abo bafaransa bahageze ndi umwana babica mu mutwe ngo ibyanyu bizumvwana abandi babacamo ibicu umusirimu wanyarashonje mubonamo ibice mubona muzahuzwa nandi ko na bene wanyu mwabataye bakinywa ibigage nge ndamagana amabara n'amarozi y'imutega mu mihanda imishibuka niyitwicira imigisha nge ndasatura inkuta z'umwijima tutabona nge ndasaba rurema duharurira ya mayira bro fasha mana nimbonaho kuryama nazibagirwa gusengera b'imihanda ngo nawe urivuma ritararenga na rimwe ryarenze rya kongera rikarasa isi sijuru ibyo mu byumva mu makuru waba umwana cyangwa mukuru jya mu rupfu usenga unsengera urukundo rujye hejuru dufatana akaboko tuzabona iryo juru. That's what's up. Some real shit. That's some real shit, bro. So thank you so much for me. I grain kuri borozi zose